abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, abantu dukurikiye bari mu Bubiligi, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, ndabizi ko abantu bakurikiye gusengerwa ndetse n'abakurikiye Irembo Ryera TV, bakurikiye Irembo Ryera TV. Murabona ko uyu munsi turi kumwe twicaye aha ngaha tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana, kandi Imana ishoboye byose cyane rwose. Rero tubahaye ikaze kandi turabashimiye abantu bakora subscribe ari kuri gusengerwa ndetse n'abakora subscribe kuri Irembo Ryera TV. Imana ibamugisha, kandi tushimiye abakora comment ndetse n'abadushyigikira mu buryo bw'amasengesho ndetse n'ibindi bikorwa. Imana ibamugisha, abadusengera mwese Imana ibamugisha, abifuza ko ubutumwa bukomeza kwamamara, turavuze ngo Imana ibamugisha. Tugarutse ku ijambo ry'Imana, tumazeho igihe tuganira, murabizi ko tumaze tuganira ku mbaraga z'igihe. Imbaraga z'igihe twavuze ku munsi tumwe na Ntambabazi, tumaze iminsi ndi kubabwira ku mbaraga z'igihe. Hanyuma tuhamagara umupaseri umukozi w'Imana mukunda, natwe tugukunda, nawe atubwira ku mbaraga z'igihe. Ubundi umuntu avuze ku mbaraga z'igihe wenyine ntago abantu sinzi, nifuza ko nahamagara abantu batandukanye bakavuga ku mbaraga z'igihe, ariko paseri we yavuze ku mbaraga z'igihe, arazivuga pe, ariko agira ahantu hari ahantu yavuze gushwanyuka cyangwa se gutabuka, niho hantu turagaruka. Ariko noneho gusanwa, turimo turinjira ku gusanwa pasi cyane. Hanyuma rero ndagira ngo dusenge, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagaruka ku ijambo ry'Imana paseri yavuzeho cyane, hanyuma ariko turiganireho, hanyuma kuko n'ubuhanuzi bwawe birashoboka ko nawe cyari igihe cyaje kugira ngo Imana igusane, kandi hasana umuntu wasenyutse, hasana umuntu wababaye. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Tugushimira umugambi wawe mwiza, tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo dukunda, tugushimiye ko warinze pasiteri, tugushimiye ko banye nawe, tugushimiye ko nanjye waninze. Nushimwe ntabwo cyubahiro. Uyu mwanya utubera umwanya mwiza, utubera umwanya udasanzwe. Umuntu wese udukurikiye ahemburwe n'ijambo ryawe. Icyubahiro cy'Imana kiganze muri byose, umwuka w'Imana ategeke muri byose, imbaraga z'umwuka wera ziganze kuri byose. Tuguhaye ikaze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Twakire paseri atwibwira anakomeza n'ijambo ry'Imana aho yaragereje, hanyuma tunaganira. Murakoze cyane. Reka dusuhuze koko abantu badukurikiye kuri gusengerwa, ariko bakaba banadukurikira ku Irembo Ryera TV. Hanyuma kandi tukaba twanabanza no kubashimira kuko umuntu wakoze subscribe n'umuntu mwiza, n'umuntu mwiza, n'umuntu uba wagaragaje ko afite umutima w'umuntu. Njya nkunda kubabwira ngo icyo cyanyeretse ko mwarenze urwego rw'ishyari. Rero kuko hari abantu buryo bagira umwuka w'ishyari akumva ko nibakoze kuri subscribe agukijije, aguhaye miliyoni, nyamara n'ayo mafaranga aguhaye saye ni utuntu akoze gusa. Urumva abangaba bose bari hano bakoze subscribe isabu ni abantu bacu bo kwifishi, kuko bagaragaje ko bafite umutima w'umuntu. Noneho ku mazina yanjye nitwa Sipiri Hakizimana, nk'uko bisanzwe tumaze kumenyana. Ndi umukozi w'Imana, ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga, nkora ivugabutumwa, kandi wenda n'izindi nzego wenda n'aba z'ubuyobozi wenda si ngombwa ko nzirondora kuko ntacyo ziri bugufashe. Ikiri bugufashe nicyo numva tugiye kuvuga. Rero turimo turavuga ku mbaraga z'igihe. Igihe kitugira giti. Igihe nicyo gishobora gutegeka ubu buriwe. Igihe nicyo kigena agaciro kawe. Igihe nicyo kigushakira inshuti. Ntabwo buriya ntibazakoshye ngo umuntu ngo yishakire inshuti. Reka da, igihe kiguha inshuti, kandi igihe kiraza kikazijyana, kiraziguha, kikanazitwara. Reka nkubwize ukuri. None twagize ngo nk'ubu ngubu
wakoresheje aniveriseri wabura abantu baza kurya urabaza ariko se utatetse hari uwazi wawe aje akabibura ntagaruka. ndashaka kugira ngo nkubwire ninde muntu ugira abashyitsi benshi akagira abashyitsi bangana n'umunsi yashingiye barya ntabwo benshi baza gukoresha inshuti zawe hari abaza kuko wabatumiye ubundi inshuti ni ya yindi iza nta ruhare wabishyizemo utambwiye ngo uzaze ngo undebere abana utazabwira ngo uzaze mu bukwe inshuti yiyumvamo ikizana inabiba mutayihamagaye iba mutayihamagaye ariko abantu bose uzabona wafashe umwanya ukavuga ngo urahamagaye ntuzamwite ko ari inshuti yawe ni igihe kuko niwe wamuhamagaye nyine ngo azaze none se uzaza kurya uwo munsi wenda ntazanateka iwe ni igihe yes noneho ikindi ashobora no kuza kukurira ibiryo kuko azi ko nawe uzamurira ibye akaza ariko utagize icyo ufite ntabwo yaza izo ni inshuti zijyana n'igihe igihe kandi ni ikintu gishukana kirashukana kuko igihe kibeshya umukobwa ko ari mwiza kikamushuka pe akandavura ariko hakazakurikirwa n'ikindi gihe kitunguranye cy'ububabaro akisanga ari umukecuru akisanga ashaje ubwiza bwe bwagiye igihe rero ntikikwiriye kugucumuza igihe kiranashukana nicyo kibeshya nta kintu kibeshya nk'igihe none igihe kikubeshya ko uri ku ntebe runaka ubwo nanze kuba navuga abantu bicaye ku ntebe runaka zikomeye zikaze kubera impamvu z'umutekano wanjye bwite kikakubwira ngo aho uzahahora uzahaguma kikakwibagiza ko waje uhasimbuye abandi hari abandi bari bahicaye noneho kandi kikanakwibagiza yuko utazatura nk'umusozi kikakwibagiza ko ubu umuntu umubwiye ngo ejo uzapfa yakujyana amategeko ngo nimundindire umutekano kandi arabizi uko byagenda kose azagenda uzapfa hari ubigizemo uruhare cyangwa se binizanye kuko buri muntu afite urwandiko rw'urupfu rwe ararufite umuntu afite icyo azazi kandi aho uzagwa urahabungira Imana ivuze ngo uzagwa Dubai niyo waba udafite inote y'igihumbi yo gutega indege Imana yarema uburyo ujyayo igihe kikakujyana igihe rero kibika benshi kandi kibika byinshi ariko pase igihe narabirebye mbona igihe gitwa igihe kinini cyane abantu babamo uzi ko ari igihe cy'ibikomere iyo ubirebye usanga igihe cy'ibisubizo kiba gito ariko harimo n'abakomera barikomerekeje ntahari gukomereka warikomerekeje erega Bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza aratubwira ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura hari igihe umuntu azakubwira ngo ngo ufite igikomere gikomeye kandi ugasaga aragiterwa n'abo yahemukiye ngo urabona ngo abantu baranyanga ngo abantu bose ngo nawe nakwicara igihe yayoboraga umurenge afite abantu yangirije ibintu afite abo yahemukiye none igihe kiraje yakiriye ibaruwa imutunguye imubwira yuko atakiri igitifu w'umurenge ngo yinjiye mu kindi gihe ese ubwo ntazabana n'igikomere cy'igihemu yagize abantu ubundi gihe hari ibikomere tuzanwa tugirirwa erega burya nubona umuntu yagukomerekeje nta muntu ugukomeretsa ngo nawe asigare ntibibaho aragukomeretsa nawe agasigara n'isoni z'uko yahemutse fata ariko mbigenze ne uzi ko umuntu akugirira inabi yakugiriye ikamurya yajya aryama akishima mu mutwe akumva yarahemutse ariko akumva ntiyakwaka imbabazi erega hari abantu bagenda mu modoka nziza bafite ntuzabona bafite icyuho ariko bagenda n'isoni bakagenda n'ibirahure babizamuye ngo abantu batababona
batabona ahora n'ubwoba bw'ahantu agiye kunywera agakawa, ahora yikanga amarozi, ahora yikanga ngo bazamwica kubera igihe gituma adasinzira kubera ibyo utunze. kandi ngo iki ntabwo ushobora kuba umuhanga ngo urinde igihe n'ikiza ngo kitazabona aho kinyura. aho waba uri hose igihe kirahagusanga, aho wicaye hose, burya igihe aho uryamye, igihe ni nk'indwara. waba ugenda n'indege igihe kigusangayo, reka ntabwo wakwepa igihe. waba utunze za mirenge igihe kigusanga. hari abantu bavuga ngo uruzi ko hari ibintu amafaranga adakemura cyane rwose. hari ibintu byinshi amafaranga adakemura. ntabwo amafaranga yakemura agahinda. byagenda gute? ntiwabigura. hari n'abandi bagenda bagura ibyishimo, nta n'umudogiteri uvura agahinda ngo ugende ngo ugure ibyishimo. birya ntibisobanuye ko wishimye, kuko igihe uri ibyo birori, keretse ubaye mu birori bitarangira, ariko igihe uri buhavire agahinda karakubwira ati twicarane kuri vora ngende nkubwira. hari abantu basenze, yego, twicaye hano kubwo abantu basenze, twicaye hano kubwo abantu bagize imibabaro, batabutse, igihe tatabuye kirashwanyuza, bifuza urupfu ntibarubona, bategereza kuzumva ijambo ry'ihumure. hari abantu basenze bari hano mu gihugu cyacu, hari abantu basenze bari ku migabane itandukanye, batabuwe n'igihe kirabashwanyuza, ariko uko ubutumwa Imana yagiye ibuduha, tugeze mu gihe cyo gusanwa. kandi ntushobora gusanwa utarasanyutse, utarababaye. watwije ijambo uratubwira ngo hari igihe cyo kubiba, cyo kubiba no gutakaza, hari igihe cyo gutakaza, hari igihe cyo gutabukwa, hari igihe cyo kugira gute, cyo gusanwa. uratubwira ngo umuntu, abantu nibitegure. riraje mu byarafashije uyu muntu udukurikiye. abundi hari igihe abantu hari igihe umuntu yicara kuri kamera akumva ijambo ry'Imana akavuga ati buriya ni ibintu abantu bizaniye, buriya ntabwo ntibindeba. ariko ndagira kukubwiye ko icyo ari igihe cyawe, ni igihe cyabo. ikindi navugana, nashimira Imana, ndashimira Imana ko uyu muntu yashatse urupfu akarubura, kuko iyo arubona yari kuba agiye nabi, ariko kandi icyatumye arubura si uko rutari ruhari, ahubwo ni uko Imana itaruhaye uruhushya rwo kuza ngo rumusange, ubundi yari gupfa. ntabwo Imana yabyemeye, ariko Imana ntishaka ko apfira muri aka gahinda. haleluya. nicyo cyatumye asaba urupfu ntirwaza kandi ruhari. si no kuvuga ko atari ufite urupfu ruba mu mubiri we, na buriya rurimo, ariko Imana yarabyanze. kuki rutamwishe kiriya gihe? ni igihe cyo gusanga. ndashaka kuvuga ko ari umugambi w'Imana watumye adapfa, kugira ngo kuriya gushwanyagurika k'umutima we atabipfana, ahubwo Imana yongere kumusana, yongere musane. nayo mahirwe niyo opportunity afite, nayo mahirwe atagomba gutakaza, akeneye kugira ngo kubuta atarapfire muri amubabaro, kuba atarapfire muri gereza. buriya ikindi, umubabaro ntiwica, ahubwo uranyunyuza, gusa wica urupfu rubi, kuko ukwica uhagaze. uzi ko reba, uwakubwira imodoka uriya muntu afite, uwakubwira inzu atahamo n'igitanda araramo, uwakubwira ukuntu ari mwiza, uwakubwira icyongereza avuga, uwakubwira ukuntu abantu bamwuba, ariko icyo kintu cyitwa gahinda abana nacyo nka kase. nirwo rupfu rukomeye ruba afite,
kuba muntu kubana n'igikomere abantu batabona ariko uzi yewe iyo tuza kuba tubona twari kumuvura ariko nakiri imbere ya kamera kakanya ariko hari ikintu hari ubutumwa mufitiye muzaniye ngiye kumubwira nabwakira arakira kubaho kuza Mana ishimwe igihe cyo gupfa cyahinduwemo igihe cyo kubaho tayasini mandora cyahinduwemo igihe cyo kubaho demone kosiri foria igihe cyawe wumva hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Morodekayi we ngaho ririmba rya joro wari gupfa ntabwo wapfuye kuko Imana yaguciriye akanzu ndagira ngo mutangarize ko ririmba indirimbo zimwe zihinduke ntabwo mu maganya zini mandole pa ririmba papa ririmba igihe wari gupfa ntabwo ari cyo wapfa ntabwo wapfuye igihe uburozi bwari kuguhitana ntibwaguhitanye dewe kosini mandole ariko simbwira ukuntu upfa wari ukwebye ute aba kukwica bari bahari ibikoresho byo kukwica bari babifite mama warusimbutse ute uburyo bwo kukugirira nabi bwari bwabonetse wabisimbutse ute ariko inzira z'Imana amaboko y'Imana Imana igumugisha zendiko trefo inzira z'Imana ndagira ngo guhanurire mbega umuhanuzi ndashaka kuvugana na ugomba gusanwa igihe cyawe cyo kubakwa ugasanwa kiri gusuma mu matwi yanjye efori ya mandola ugomba gusanwa pasi ni kubyumva ikindi nakubwira ndabona abantu bakugarukira ugomba gusanwa ndabona abantu batangiye kwemera ibyo wavugaga kuko ariko kuri uyu muntu yarababajwe uburyo burenze ubwo twavuga kugeza ubwo avuga ijambo rikamburwa agaciro ntibariha agaciro ariko icyo Imana igiye kumukorera igiye gusubiza ibyo yababwiraga ko ari bibi bagiye kubona ingaruka za la siri bori ya mandola Imana igiye kumuremera nabyumva akira kuremerwa ikindi gihe Imana igiye kumuremera do fight erega hari ibintu Imana itakinisha Imana ntiyakwibagirwa ituro watuye ishobora kugibagirwa ntabwo Imana yakwibagirwa umurimo w'Imana wa supportinze ntabwo yabyibagirwa ntabwo yakwibagirwa uwo wagiriye neza nubwo atakugiriye neza ntabwo yabyibagirwa ibyo nibyo bigiye gutuma Imana isura umutima wawe Mana ishimwe ikakuremera ibyishimo bidasaza Mana ishimwe ikakuvana hasi ikagombaho gende gushyira inzira ni nyinshi n'ibihe ni byinshi ariko hari ikintu Imana ije gukora kirenze icyo twebwe dushobora kuvuga umukozi w'Imana uyu muntu ntiyakire kubaho ntiyakire kubaho Imana yakuzanye kugira ngo yakire kubaho kuba yemeye gukanda akaza hano akagira agafungura kumva ni ijambo ni igihe cye cyo kurokoka ntiyakire kubaho ni igihe cyo kurokoka ni akira kubaho abantu bize bari bazi kutazabaho muri famiye yawe bari bazi kutazabaho inshuti zawe zari zizi kutazabaho ndetse nawe wari warataye ibyiringiro ndetse nawe wabonaga ko birangiye ariko umwuka w'Imana twicaje hano kugira ngo akumenyeshe ko itari igihe cyo gusanwa umva abantu wiyambaje abantu ngo usanwe ntibyakunda wiyambaje inshuti ntibyakunda ariko ijuru ryo rije ijuru ryo rije kukuvura ibikomere ijuru ryo rije kuguha agaciro utabonye akutabonye
ereweza mandore pa ugiye kukabona agaciro ijuru niryo rikarema. Morodekayi nk'uko umukozi w'Imana yavuze yari kuzasazira ku irembo, ariko ijuru ryamuhaye agaciro rimuvana ku irembo rimwinjiza ibwami. Ibya Hamani biramwegurirwa. Ijuru ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo akira gusanwa kuko warasenyutse. Warasenyutse, urugo rwawe rwarinzwe n'amarayo urasenyuka, ariko Yesu nagusane. Akazi kawe karinziwe n'abarozi, bararoga rwose, ubona ko bihagaze, ariko akira gusanwa n'umwuka w'Imana. Neweza mandore pa pango ya sinikere voya mandora pa. Umwanya wawe wararwanyijwe, bateguriye gereza imbere zawe. Imana irazigusimbutsa. Akira gusanwa. Jawere fo ene mandore pa. Abana barakunaniye, wibwira ko batazakira, bahora basubiranamo. Akira gusanwa kuba mone wakosini mandole pa. Ntabwo twaje gukupa umuhanuzi Imana iguhaye, ntabwo erevo tayasinimo eniwa zini mandora. Uyu musozi wari uhagazeho igihe kirekire, warivuje uburwayi igihe kirekire, utegereza ko wakira biranga. Akira gusanwa kuko umwuka w'Imana ahinduye amateka. Aha niho Mana mvuganira nawe, aha niho Mana, ngo aha niho Mana mvuganira nawe, aha niho Mana, aha niho Mana mvuganira nawe, aha niho Mana, aha niho Mana mvuganira nawe, aha niho Mana, ngo aha niho Mana we, aha niho Mana, ngo aha niho Mana, aha niho Mana, ngo aha niho Mana, aha niho Mana we, aha niho Mana mvuganira nawe, aha niho Mana we. Birabaye, bije kuba la pole fati talabine elefoti edegon, bije kuba kibura tafo pango ya sini mandola. Wowe uvugana natwe, wowe dukeneye kubwira, de qualify karame papa, wowe uri hano, karame papa, ndagira ngo ugire ibyo utangaza uhereye uyu munsi. sara bokerevo ntibabitekerezo icyorefo. Haleluya. Ntabwo bizaba uko abarozi babisabye, siko bizaba. Dewe kotre mama, ntabwo bishobora kuba uko. defy shere boriyama. Nabo ugiye gusubizwa agaciro. Takore Hari ijambo riserinzamo, ni ijambo Yesu yavuze ngo usubize cya cyubahiro nahoranye kera. Ni ijambo ngiye gutegura. Unsubize cya cyubahiro nahoranye kera. Kuki arimo arekarama icyubahiro yahoranye kera? Nuko hari igihe yagenze mu nzira, bamwambika ubusa, agenda ku gasozi, asuzugurwa n'abana, asuzugurwa n'abakuru, ateshwa agaciro, abwira Imana ngo Mana usubize cya cyubahiro nahoranye kera. Uragisubirana. Amaze gusubizwa icyubahiro yahoranye kera, yarongeye azenguruka mu mujyi w'i Yerusalemu ari kumwe n'ingabo zimuherekeje. Amara ya minsi 40 agenda yereka abigishwa be. Arabwira ngo burya nubwo twicaranaga sinari mugenzi wanyu, nubwo mwambonaga turi kumwe burya sinari mugenzi wanyu. Ndashaka kugira ngo mbereke agaciro nahoranye. Yaragaragiwe n'ingabo nyinshi. Imana ni gusubiza agaciro wahoranye kera. Gasubirane ma. Reka mbanze nkubwire, Imana ntiyakora ikosa ryo kukwima agaciro, cyangwa se urabona Morodekayi ariko uzi ukuntu umuntu yasubiranye agaciro imbere y'uwari ugiye kumwica, akabanza akamuhesha agaciro. Ariko urashaka kumbwira gusubirana agaciro imbere ya muka Potifari wagufunze? Ugasubirana agaciro aho ngaho, ugahinduka umwere, ugahabwa, ukicara ku ntebe zifata ibyemezo. Akira subirana agaciro kawe. Gasubirana. Akira telefone y'ahantu hakomeye iguhamagaye gusubize mu gaciro kawe. Subirana agaciro. Kandi ndaguhanuriye. Ikibazo nuko wibagirwa.
Imana ikurinde. Pawiwa zarabekere fori. Ushimwe Yesu. niwizerana nanjye Ushimwe Yesu. uraza kubona igitangaza cy'Imana. niwizerana nanjye uraza kwakira kubohoka gukomeye. niwizerana nanjye uraba ugiye kwicara ahantu hakwiriye. Mana muri aya masengesho turi kumwe nawe. Guhembura. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah Yesu. We both tries. Muri aya masengesho. Komeza usenge Imana mu kuzima. Gushima ibintu ukoreye ahantu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Anyemeza. ibice 30 ku murongo wa 17 hari ijambo rivuga ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma zawe. Ni kuwiteka avuga. Negera. Bari bakwise ngo igicibwa bakabagora n'Isiyoni hatagira uhitaho. Hallelujah. Muri kano kanya tugiye gusenga. Hallelujah. Imana nigarura amagara yawe. Waratuvuganiye. Igarure amagara yawe. Waratuvuganiye. Imana muri kano kanya turi muri amasengesho. Imana nigarura agaciro kawe. Kandi Imana twizeye, Imana itagiye yibagirwa imirimo y'abera, ivuguruza urusaku rwose rwari ruri imbere yawe. Kandi Imana itajya yibagirwa imirimo y'abera, ivuguruze uburwayi ku buzima bwawe. Kandi Imana igarura ibihe byo mu mutima wawe. Imana igarura ibihe byo gusenga. Imana igarura ibihe byo kunezeza. Dewesa rabo enefo. Imana aho uteranira, aho utuye, mu bana bawe, mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu ayo mahanga urimo, meweza Mana, aho wigungiye, aho usuzuguriwe, Imana ni kuvura ibikomere. Mana ushimwe. Ndagira ngo nakire umukozi w'Imana asenga isengesho. Ndabizi neza ko Pastor Imana ijya imukoresha y'ubutware. Hari ibintu byinshi Imana yagiye imukoresha tuzi. Hari abantu benshi Imana yagiye imukoresha tukabona ibintu bitangaza ku buzima bwawe. Imana aka kanya dewe fatanye natwe kwizera. Niba urwaye wizere. Niba ufite ideni ubyizere ko Imana ibasha kwishyura. Niba ufite urubanza wizere ko Imana yabasha kubona. Niba wari waraguye akira gukizwa aka kanya wongeye umurongo ukizwa. Kandi ereweza mandola tewa fori ya mandole kotre. Wibuke yuko ufite umuryango na uheke pase sigaho kwizera gukewe nawe wundi yakizwa. Wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, yamufasha atunguwe, yemera gukizwa ubwo aba intumwa ya Yesu, yamamaza ubutumwa. Iminsi irashira vuba, irashira yihuta we, ukwishira benshi bagwa batamenya umukiza. Hariho icyo twakora tugikoranye umwete, dutabara ubu twese we, dore iminsi irashira irashira irashira. Yesu uzabishobora ute? Ntibizakunanira. Niba ufite umwuka wera n'urukundo n'ubuntu, Data wa twese miringa Imana. Mana turagushimira. Uri Kristo. Uri Imana ivuga bikaba. Karame papa. Uri Imana ivuga bikaba. Uriho. Uri Data wa twese. Uri Jehova. Sengeye uyu muntu mu izina rya Yesu. Niyakire igitangaza cyawe. Yakire igitangaza. Niyakire kubaho. Yakire. Niyakire. Imana ihindura. Naburanirwa tsinde. Imana ihindura. Niyakire gutsindishirizwa. Hallelujah. Nasubizwe mu kazi yari yarakuwe. Niyongere kumva telefone imuhamagara. Niyakire ingabo
zo kumurinda. ayiwe Niyakire ubuvugizi bukozwe n'Imana. Niyakire ubutabazi bumubayeho. Niyakire guhembuka. Niyakire gukomera. intsinzi yawe Yesu. Karabandre. Therefore nimugireho. Uri data wa twese. Urakoze. Uri Jehova Shama. Urakoze. Uri Jehova Nisi. Uri Jehova. Uri Jehova. Uri Jehova. Uri Jehova. Ubukwe bwazinzwe nibuzingurwe. Urakoze. Ubukwe bwabuzwe mu ibyo urabikoze man. Kandi dore birabaye. Ubishyizeho. Urabikoze. Urabiremye. Urabirangije. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka hamwe n'umukozi w'Imana kandi turabakunda cyane rwose. Yesu abagiriye neza. Asante sana.